amarisiti ngo yasohotse i Kigali bagenda bandi hagasohokaho buri muntu nyine mu rugo, noneho bakavuga ngo kugira ngo bakurebere bakuzurize ngo urabaha amafaranga. Ubwo rero abenshi twanze kuyatanga tuti ntiba waravuye i Kigali baragusohoye ngo ujye kuguha amafaranga ngo bakunde bakurebere. Ese na marisita meza na marisiti yavuye i Kigali yanditseho abaturage ngo batishoboye ngo bazagenda babaha akazi bagakora, ngo bazafasha ngo mu myaka 2. Ubundi badusomeye kugo rupapuro yuko ngo abantu bazafashwa imyaka 2. Uri kunza kureza bugabo ego ariko twe basomye yuko ngo abantu bari ku marisiti yasohotse ngo bazabafasha imyaka 2. Iyo liste rero kwirebaho ngo baha amafaranga na 2 abafite bamwe barayatanze, ayo yakwakaguye afite warayamuhaga, ariko je ntayo natanze. Narahakanye ngo uwansohoye nimbona ntabonye icyo yansohoreye niho nzajya kubaza. Hari ukuntu yenda Imana gutora bitewe n'uko uri umukene, Imana yabonye ko ukwiriye guhabwa ikintu nko muri biriya bintu basohotse byo gudutangira mituweli usohotse ku mafaranga. Mbere yo kujya kwireba akakubwira ati kugira ngo wirebe ni wifashe neza ni witwara neza, ni gute batwaka amafaranga kugira ngo twirebe baturebe urutonde. Urwo rutonde ruba ruje nko kugira ngo twirebe bakabanza kutwaka amafaranga nk'amafaranga y'abana asohotse. Mu gihe ngiye mba ntari buyabone kuko mba mpahira abana 2 n'icumbi ndi bamo nta n'ubamfasha nge nayabura cyangwa nundi ntabashe kuba yatureba n'ukubera iki. Bamwe na bamwe akababwira yuko baba batubwira ati nta muntu wabarebera kuko twize muhari twariye igihe ntago twigiye ubuhumyi kugira ngo barebe kuri ku rutonde rw'abagenerwa bikorwa nishyura ngahe. Hari ukwaka inote y'igihumbi akabaho igihe n'undi ukwaka na 500. Mu gihe tutayafite rero ni gute turengana bataturebera iyo nkunga yacu yaje bagashaka kuyitubyazamo amafaranga. Aho ni ku murenge ni hehe? Mu midugudu. Mu midugudu? Mu midugudu nk'aba baparashosho mu mwanya wo kuba baturebera ngo twirebe tumenye ko turimo twibone bakatwaka amafaranga kandi nta nayo dufite na n'ubushobozi dufite. Habwo muri gufata ngahe? 30. Ni 30. Icyifuzo cyanyu rugo ni kihe? Icyifuzo cyanjye ku bwanjye nibaza nk'ayo mu mafaranga abaparashosho baba batwakana n'ubushobozi dufite bwo kuyabaha kandi bisabwa muri sako baba babikuyemo nk'ubwo baba yatwaka ngo bigende ute nta nayo tuba dufite ngo tuyabahe. Waba utayabonye bigasaba kuzagira ngo uzajye kuri sako babe bakureba muri mashini umenye kurimo kandi ibyo bipapuro biba byaje ngo babidukoreremo iki. Kuri sako ntabwo babishyuza? Wapi, kuri sako badukuraho ubwo aba yaragenewe kandi nabwo ntibarenza 500 ngo y'umufuragiro. Nta kintu badukura nyine nka kuriya twasohotse ku rutonde noneho bakavuga ngo niba bakurebeye ngo ni ugutanga amafaranga angahe ko ntayatanze se igihe nanze kuyatanga niba naravuye i Kigali nanditse ubwo ndanditse nibyo. Ntuzabwirwa n'iki niba uzajya gukora? Nyine nzimbona bagiye gukora niho nzajya kubaza. Oya barayatse ariko nge ntayo natanze kuko bari bansomye numva bansomye. Noneho rero gese amafaranga ntanga nayiki navuye ku ifishi ku ikarita nimutanyandika nge nzajya kwibariza ku kitabi nyine ku murenge waho nzajya kubaza gitifu impamvu banyanditse bakaba batampaye akazi. None se ayo mafaranga nayiki baka kandi waravuye i Kigali ugasoma. Sinibande bayabara abayobozi badukuri abahe bayobozi ba mudugudu baba bazanye izo mpapuro. Ayo natanze ntawo mfite uretse ko nasohotse ariko ntawo mfite. Abanditse ko bavuga ngo kugira ngo wirebe ko barayaka ibyo bavuga ni ihame n'ukuri. Barayaka ariko nubwo bayaka bamwe ntawo dufite, abayafite bararekura ariko twe ntayo. Babaka ngahe? Ntabwo toza umubare. Ufite amafaranga atanga uko yifite. Bikagenda gute rero? Ubwo simbize ngo barabandika bakabashyira ku rutonde ko bavuga bati ku mashine niba twarasohotse ubwo twarasohotse. Nuko bimeze nta kundi. Nyine biri kugenda gute? Nkanye ndi umuturage nshaka kureba kuri liste biri kugenda gute? Yene ushaka kureba kuri liste uragenda hakabibaza kubera ko abantu baba bahari
ukavuga utese ndimo bagasoma bagasanga urimo nyuma yaho bakavuga ngo ni ukuzakwandika ngo ugatanga amafaranga bikarangira ntayo tubonye abayabona bakayahereza twe ntayo tubona babanje kuvuga ko uriho amafaranga yo kwiyandikisha kwiyandikisha ese kandi simbizi bakureba ku ilisite sinzi ukundi bavuga ngo babuzuretse ngo bakozuretse ntituzi ntabwo tuzi ibyo buzuza ikibazo cyacu tuba dufite amarisiti araza nka kure yasohotse yaje byarangira bagatamika ngo nimuzane nk'amafaranga mwarangiza kuva kwireba hamwe bari kugushyira hahandi bari kukwinjizamo bagahita bagukuramo bagakubitamo ubundi wazajya kureba muri bya bindi byasohotse byose ugasanga nurimo kandi kwa cya kindi cya mbere warajeho ugasanga ni ikibazo kiba gikomeye ukibaza uburyo cy'ukuntu byagenze we bikakuyobera kandi nanone ya mafaranga bakwatse za ruswa wayatanze kuki muyita ruswa se na tutayita ruswa ni ese bari ruswa yagiye nkuko ushaka kugenda bakabwatiza n'amafaranga ukayabaho ko bati niko biba byagenze habwa cyo kumva abandi ati nta mafaranga tugomba gutanga twebwe bigakurwaho nose rero nkako yakuntu zirambabura zaje bamwe babaciye amafaranga abandi bazifatira ubuntu nibyabaye hose bamwe batanze 500 abatanze 700 birangiye bigenze gutyo ariko abenshi binararibonye hari batatanze amafaranga ariko abandi benshi batanze amafaranga uro kuma ko ikintu cyari ikibazo kiba gikomeye hanyuma kuri ibi byo kwireba ku marisiti ubu birimo birakorwa bite birimo biragenda bite ku marisiti ubu nta muntu ukura batamwishyuye amafaranga 500 uragenda bavuga ati witwa nene nitwa kanaka ngo banzamaze amafaranga utayamuhango ngaho igendere no kuri kubisoma mu ruhame bikaba inamba rimwe ikomeye cyane abaturage bakanda ku Rwanda bakanda kwicara bikarangira byanze amasiti bakayafunga noneho ni ikintu cyanatubabaje cyane ari amarisiti yaje barayakoze pe bamaze kuyakora baraza mu ruhame barayarambura barayasoma bamaze kuyasoma barongera basubiza mu ngo zabo bakora marisiti bashuje mu ngo zabo bandeze abanyina bamukuru mu midugudu barasubiza mu ngo zabo ngiye kwa marisiti amasiti basoma mu baturage yose barayahirika barayashimira ubwo roko abana ko cyo cyari ikibazo cyakigonga abaturage pe icyifuzo cyanyu rero ni iki kwebwe icyifuzo cyacu tuba dushaka ngo abayobozi bo hejuru bakomeye bazajya baza begerere mu ngo z'abantu barebe uburyo kibahagaze nibyo twebwe twabona byatubera byiza